twongeye kubashimira kubana natwe muri uyu munsi ndetse no muri iki kiganiro ndetse no kuri YouTube channel yanyu. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye AH, tukaba tugiye kuganira ku kiganiro n'ubundi kitugarura mu kwizera, kidukomeza mu kwizera. Ikibazo cya mbere umuntu ashobora kwibaza kuri uyu munsi, ese waba wari uzi ko amagambo uvuga uyu munsi ashobora kugira uruhare cyangwa ashobora kugira impinduka mu buzima bwawe bwose, ubuzima buri imbere, ejo hawe hazaza? Ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe bwa buri munsi, yaba intego ugena, yaba umuhamagaro duhura nawo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibyo byose biterwa n'ibyo twizera cyangwa se n'ibyo dukora ndetse n'amagambo tuvuga tubikoranye mu kwizera mu buzima bwacu bwa buri munsi n'ubundi. Ngo ibyo mvuga, ibyo nkora, iyo bivuga no kwizera, iyo mbikora no kwizera, bishobora kuzagena ejo hazaza, bikagena ibizambaho cyangwa se ibizangeraho. Nuko rero niko bimeze. Iyo tuvuga kwizera, twongere tubibutse, ntabwo ari ukuvuga ngo ni imyizerere y'idini runaka, ni imyizerere ya Isilamu, ni imyizerere ya Christianity, ni imyizerere ya Buddha cyangwa se indi myizerere waba ufite, yaba imyizerere gakondo. Ahubwo ukwizera tuba tuvuga ni ukumva muri wowe icyo utekereza, icyo ugambiriye, icyo ushaka kugeraho, ko gishoboka koko, ukabyiyumvamo, kumva mu mutima wawe hakomeye, nta gushidikanya kurimo. Ntabwo ari ngombwa ngo uvuge ngo ibyo tuvuga bishingiye kuri iri dini, ngo wumve ko ariko turi kuvuga, nubwo yenda n'amadini agira ukwizera kandi nawe nako gufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ariko imyizerere turi kuvuga faith ni ukumva ikintu koko ko cyaba, ko gishoboka, ukumva nta gushidikanya muri wowe ufite. Nk'uko rero dukomeje, nk'uko mu migani habigaragaza, reka twifashishe Bibiliya. Mu migani umutwe wa 23 umurongo wa 7 haragira hati, ntabwo hasomwa hose ariko, kuko uko atekereza ariko ari. Ibi bintu bishimangirwa rero n'umuntu w'umufilozofe, n'umwongereza w'umwanditsi mu nyandiko za filozofe, akaba n'umunyabugeni, akaba n'umuhanzi uhimba imivugo. Nawe yanditse igitabo akita As a Man Thinketh. Uyu mufilozofe rero yitwa Allen James cyangwa James Allen. N'ubundi iyo usomye muri Bibiliya z'ibyongereza usanga n'ubundi uyu murongo muri Bibiliya ari kuvuga As a Man Thinketh. Bishatse kuvuga ko ibyo umuntu avuga n'imigirire ye cyangwa se imikorere ye ari byo bimugaragaza uwo ari we. Umuntu ibyo avuga mu buzima busanzwe, wenda tudashingiye ku byo yahimbahimba, ariko imivugire ya buri munsi ndetse n'imyitwarire ye niyo igaragaza uwo muntu uko ari. Yego nibyo koko, ariko bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko amagambo tuvuga ndetse n'ibyo dukora bigaragaza niba tubivuganye kwizera, niba tubivuganye imbaraga, ibyo nibyo bizaturanga, ni nabyo bizatugaruka. Urugero rwiza twarufatira kuri uyu mugabo Lee Brown. Lee Brown ni umunyamerika, akaba umunyapolitiki ndetse yigeze ahagararira na leta ya Ohio State Representative. Uyu mugabo rero niwe mu ishuri cyangwa kera akiri umunyeshuri, niwe wafatwaga nk'umuntu udashoboye. Baramurebaga bakabona ni umuntu batazi ibyo aribyo, bakibaza n'impamvu aza ku ishuri, ndetse n'abarimu babona ko ubwonko bwe cyangwa se mu mutwe we hakerewe, afite ubumuga bwo kuba ubwonko bwarasigaye inyuma cyangwa bwarakerewe, aribyo bita mental retard. Rero uyu uko bavugaga ayo magambo, we yarabyukaga agasubiramo amagambo mu buryo butatu, akirebera mu kirahuri akavuga ngo ni njyewe koko, ndashoboye, icyo nshaka nzakigeraho. Ni ukuvuga ngo ayo magambo yayasubiragamo inshuro nyinshi, noho kuba yaravukiye mu buzima bwa gikene, kuba barimo n'abanyeshuri babona ari umuntu ubwonko bwe budakora neza, budashyikiye aho yakabaye ari, byaje guhinduka rero aba umuntu w'umunyapolitike. Ndetse ikintu azwiho cyane ni uko ari umuntu wavugiye avuga imvugo zahinduye abantu, niba twabyita inspiration. Ni umuntu wakoze, winspiye cyangwa se wakuye abantu bagahindura ubuzima ku kigero cyo hejuru cyane. Ndetse aya magambo yavugaga yo kubyuka mu gitondo akireba muri miruwari akavuga ngo ni njyewe, ndashoboye,
ibyo nifuza nzabigeraho cyangwa inzozi zanjye nzazigeraho. Ibi abikura kuri Napoleon Hill tumuzi mu gitabo Think and Grow Rich. Rero nawe iki gitabo ushobora kucyifashisha ukaba wagera ku ntego zawe cyangwa ugakoresha ubu buryo n'izi nzira Lee Brown yagiye akoresha, uvuga uti ni njyewe ndashoboye, ibyo nifuza cyangwa se ibyo nibwira nzabigeraho, kandi koko ukazabigeraho. Nawe rero uyisaha ni iyi ngiyi yo kugira ngo utangire ugire ukwizera, wumve ko ibyo ushaka bishoboka kandi wabikora ukabigeraho nta kabuza. Igihe ni iki rero, ushobora kwibaza uti nabitangira nte? Tangirana ijwi ryawe, utangirana amagambo yawe, ndetse wumva ufite ukwizera, wumve wiringiye koko ko ibyo bintu bishoboka. Ibyuka buri gihe usubiremo amagambo, uvuge intego zawe ushaka kugeraho cyangwa se icyifuzo cyawe ushaka kugeraho. Ku munsi runaka, ku isaha runaka uzabona bibaye. Ni ukuvuga ngo uvuge ngo ndizeye, ndakomeye, icyo nshaka nzakigeraho, urebe ko bitazaba. Uko ukomeza kubisubiramo niko bigenda koko byirema, ukazabona inzira binyuzemo utazi uburyo byari kuzaba. Ikindi ni uko ugomba kuzirikana nuko kwizera, utavuga ngo kwizera ngo urizera none nurangiza uvuga uti nshaka kugera kuri iki mu gitondo, ngo byuke uvuge ngo nshaka kugera kuri iki ngo ejo bundi yenda ngo ubibone cyangwa se ejo. Uko ugenda ubisubiramo n'umutima wawe n'ibikorwa ugakora ugendeye kuri ya ntego yawe ushaka kugeraho, ndetse no kwizera kuzuye umutima wawe n'ibyiringiro birimo, ukumva ko ibyo wibwira n'ibyo utekereza bishoboka, ugakomeza ukabishyiraho imbaraga, ugakomeza ukabyuka mu gitondo, buri gitondo ukabivuga ibyo bintu, koko umunsi ku isaha runaka bigeraho, bikaba impamo, bikagerwaho. Rero tangira none, speak it, believe it and become it. Rwose birashoboka nta gushidikanya. Rero turagushimira kuba wadukurikiye. Niba wumvise inyigisho z'uyu munsi, ikiganiro cy'uyu munsi hari aho kigukoze, kanda subscribe, nurangiza usangize n'abavandimwe nabo bajya bagerwaho n'ibi biganiro, utwandikire no muri komanteri uko byumva, ndetse uduhe n'ibindi bitekerezo. Turabashimiye, muragahorana Imana.